Muhanga deregiteri aravuga ko gushaka kunyereza ibikoresho by'ishuri ariko imigambi igapfuba. Reka musuze uri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV. Ese byagenda bite umuyobozi w'ishuri ari ushinzwe kurinda umutungo w'ikigo ariko akaza kuvugwaho kuwugurisha ndetse no kuwunyereza? Ibi byaba biri kuganisha kuri ya mvugo ngo ushaka kurindisha neza arindisha igisambo. Ibi sinjye ubivuze, uyu mugani wahoze. Aya makuru ni ukuri cyangwa n'ibihuha bishobora kuba byarazanywe n'amakimbirane? Uyu munsi turagaruka ku nkuru iri kuvugisha benshi mu karere ka Muhanga, aho umuyobozi w'ishuri ribanza rya Nyabikenke aho ni mu murenge wa Rongi ari mu majwi y'abaturage bamushinja kugerageza kugurisha sima yari igenewe ibikorwa by'ishuri. Iyi ni inkuru ikimara kumenyekana yateje impaka nyinshi mu baturage. Bamwe bavuga ko ari amakuru akomeye, abandi bakavuga ko hagomba gukorwa iperereza ryimbitse mbere yo gufata umwanzuro. Nyemerera ubundi nkubwira akantu kandi twinjire muri iyi nkuru, ngubwire n'impamvu nyamukuru deregiteri ari kuza muri uyu mwandiko. Amakuru aturuka mu baturage bo mu murenge wa Rongi avuga ko mu minsi ishize habaye igikorwa cyatangaje benshi ndetse bamwe baranatungurwa. Bamwe mu baturage bavuga ko baherutse gufata abantu batwaye imifuka 6 ya sima, bavuga ko bayikuye kuri kino kigo. Iyo sima niyo yari igenewe ibikorwa by'iterambere by'ishuri, ariko abantu bari bayifite bavuga ko bayihawe n'umuyobozi w'iri shuri kugira ngo bajye kuyigurisha. Ibi byatumye abaturage bahita bashidikanya niba koko byari byemewe cyangwa hari ikindi kintu cyaba cyihishe inyuma. Bamwe mu baturage bavuga ko batunguwe cyane no kubona ibikoresho by'ishuri byari bitangiye kugenda gake gake kandi barabizanye kugira ngo bisane amashuri ndetse bifashe n'abanyeshuri. Umwe muri bo yagize ati, twabonye abantu batwaye sima tubabaza aho bayikuye, batubwira ko bayihawe n'umuyobozi w'ishuri, twese tubafata kugira ngo tumenye ukuri. Abaturage bavuga ko iyo sima yahise igaruzwa maze bahita babimenyesha inzego z'ibanze kugira ngo hatangire iperereza. Undi muturage yagize ati, twahise tubimenyesha ubuyobozi kuko ishuri ari umutungo wa leta, ntabwo byakabaye byoroshye cyangwa uyu deregiteri afata umwanzuro wo kugurisha ibintu bya leta kandi ari ibikoresho byakagombye gufasha umwana kwiga ndetse no kwiga ahantu heza. Nyuma yo kugaruza iyo sima, abaturage bavuga ko bahise batanga amakuru ku buyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo hamenyekane ukuri kubivuga. Ibyo abaturage bashaka cyane ni uko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane niba kuko hari uwashatse kunyereza ibikoresho by'ishuri. Umwe mu batanze amakuru yagize ati, ubu dutegereje ibizaba mu iperereza kuko amakuru yo twamaze kuyatanga. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ishuri ribanza rya Nyabikenke we arabihakana yivuye inyuma, aravuga ati, ni ukuri kw'Imana ntabyo nakoze, ni ukuri kw'Imana ntabyo nakoze, ni ukuri kw'Imana ntabyo nakoze, barambeshyira, nzamuye akaboko ntabyo nakoze. Umuyobozi avuga ko atigeze amenya iby'iyo nkuru kandi atazi aho ayo makuru yaba yaraturutse. Mu magambo ye yagize ati, ababahaye amakuru ni bande? Ese n'abaturage bo mu murenge wa Rongi? Ubwo aravuga aho ishuri riherereye. Aya makuru yatumye bamwe mu baturage bavuga ko ukuri kuzagaragara ari uko iperereza rirangiye. Ibyavuzwe n'umuyobozi wa Rongi we na Kasamutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi Ndayisenga Paraside yabajwe kuri iki kibazo, yavuze ko iyo nkuru yabazwa umuyobozi w'akarere kuko ari ufite inshingano zo kuvuga kuri iyi dosiye, aho yagize ati, amakuru mushaka kumbaza byaba byiza muyabajije umuyobozi w'akarere kuko niwe ushinzwe kuvugira kano karere. Ku ruhande rw'akarere ka Muhanga, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Mugabo Gilbert yavuze ko ayo makuru bayamenye. Yavuze ko hari sima barimo kugaruza kandi ko abakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa barimo gukurikiranwa. Gusa yavuze ko hakiri gukusanywa amakuru menshi, bityo nihabaho kwemeza niba umuyobozi w'ishuri ari wabigizemo uruhare azahanwa, ikindi niba hagaragara abandi nabo bahanwe. Ikindi kandi niba umuyobozi w'iri shuri bari kumubeshyira nabyo bizamenyekana. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko inzego z'ibanze zamaze gukora raporo ku byabaye. Iyo raporo ngo igaragaza amakuru ku ruhare rw'umuyobozi w'ishuri muri iyo dosiye kandi yamaze gushyikirizwa ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga. Icyakora haracyategerejwe umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'inzego zibifitiye ububasha. Iyi nkuru imaze kumenyekana yateje impaka nyinshi mu baturage. Hari abavuga ko niba ibi birego byaba ari ukuri, byaba ari ikibazo gikomeye ku buyobozi bw'amashuri kuko abayobozi ari bo bashinzwe kurinda umutungo w'ibigo. Abandi bavuga ko hagomba kubanza iperereza ryimbitse kuko ari igihe amakuru ashobora gukwirakwizwa mu buryo butari bwo. Iyi nkuru rero iracyakurikiranwa n'inzego zitandukanye kandi benshi bategereje kumenya ukuri ku byabaye iri shuri rwo muri kano karere. Ese koko hari uwashatse kunyereza ibikoresho by'ishuri cyangwa ni ibinyoma no guteza urubu? Wowe bitekerezaho iki? Andika igitekerezo cyawe muri komenti tuganire kuri iyi nkuru ndetse uvuge uko
uko ubyumva. Niba kandi nawe ari ubwa mbere ugeze hano ku Itohoza TV, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi agezweho. Natwe turacyakomeza gukurikirana iyi nkuru kandi tuzabagezaho ibizava muri iri perereza. Byemve ni kwizera niko nitwa Itohoza TV. Mwakoze kubana nanjye, ariko nimujye kure, mukanya ndakuzanira andi makuru.